zishe bashakana ariko bubakiye ku marozi. Izo ngo zubakiye ku marozi, niyo mpamvu mubona intambara ndetse no kwicana bikomeje kwiyongeranya. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ntabwo izo ngo Imana izirimo, kubera ko bakoze ibyo Imana itavuganye nabo. Imana ivugana nanjye irambwira ngo ntangarize abantu ko izo ngo z'abantu bashakanye bubakiye ku bintu bimeze bityo, yuko Imana itari kumwe nabo kandi ko atariyo yabubakiye. Nagiye kubona mbona ubundi buhanuzi bukomeye. Abantu benshi babaza iminsi bavuga ngo bafunze insengero. Nagiye kubona mbona hafunzwe izindi nsengero nyinshi cyane. Nagira ngo utangarize, iyo dusenze mu ijuru dufite Imana ijya ibasha kutwumva. Umuririmbyi yaravuze ngo kandi iyo dusenze iratwumva. Imana yongera ikwibuke, yongera ikumva igukureho igitutsi. Imana yagukuraho igitutsi cy'imiryango. Imana yagukuraho igitutsi, igisuzuguriro cyo kutabyara. Imana yagukuraho igisuzuguriro cyo kudashaka. Imana yagukuraho igisuzuguriro cyo kudakora ntibigende. Ejo uzavuye ngo ngiye imirimo y'Imana, ujye uririmba nk'uriya mugore uvuye ngo nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya. Kandi guhura na Mesiya ntibisanzwe, uwahuye nawe Imana igukureho igitutsi inshuti yanjye. Ubwo nundi akagenda utabizi kandi utabigizemo uruhare, kandi nta kosa wigeze ukora. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo ikuyeho urwo ruzingo kuri abo bakobwa bameze batyo. Ndagira ngo ntangarize, hari umumama ngira ngo mpanurire. Ni umumama nagiye kubona mbona afite uburwayi amaranye iminsi. Ubwo burwayi afite amaranye iminsi arimo arahendahenda Imana, arimo arayibwira ngo uramutse unkijije nazagukorera. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yumvishe gusenga kwawe. Uyu munsi haguruka kuri icyo gisasiro maze ugende nawe uririmbe uvuye ngo nahuye na Mesiya. Nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana yambaye kugira neza. Tugushimiye ko uri Imana yakunze umuntu kera, urangije umuremera muri Kristo imirimo myiza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umuteguro wawe ni mugari, umuteguro wawe ni muremure, umuteguro wawe urahagije, uwo wateguriye umuntu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twebwe ubwacu twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ariko kubera urukundo rwawe urangije wohereza umwana wawe w'ikinege kugira ngo abere incunga bari mu isi cyane. Tugushimiye umwana wawe watanze w'ikinege kugira ngo natwe umunsi nk'uyu nguyu yaducungure, kugira ngo abantu tumubonereho gukira, kugira ngo abantu tumubonereho ineza, kugira ngo atubere umuyoboro uzatujyana iwawe mu ijuru. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abari mu isi bose ntago bari kubasha kuducungura, abakomeye ntibari kubasha kuducungura, ariko wowe Kristo uraza mu isi, wemera kwisiga kamero nk'ak'umuntu, wemera kwicisha bugufi, wemera gusiga ubwiza wari ufite mu ijuru kugira ngo ucungure njye na mwene data. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Warakoze kubw'iyo mirimo ndetse n'ibitangaza. Ibyo bimaze kureba usanga ntibihagije, uravuga ati reka nze mu isi ariko nzajye ku musaraba. Wemera kujya ku musaraba, data ubishimirwe. Icyubahiro kibi cyawe, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye umugambi mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ubudahwema uhora ugirira abantu bawe, tugushimiye ineza ndetse n'urukundo, tugushimiye umugambi mwiza ufite ku bantu bawe. Tukweretse Mana abantu bose bavuye mu bise by'amaraso yawe, tukweretse abantu bose bari impande zose z'isi, yaba bababaye, yaba aboroheje, yaba bafite agahinda ndetse n'intimba, imfungwa ndetse n'abagororwa, abarwayi ndetse n'abarwaza babo. Buri muntu wese uko ari Kristo wongera umusange kandi umugirire neza. Abantu baragukeneye, abantu bagukeneye mu bihe nk'ibi ngibi bigoye, abantu bagukeneye mu bihe nk'ibi ngibi imiryango yabaretse, inshuti zabavuyeho, kubera ko ari wowe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryabaye rikomeza imfurukwa. Niyo mpamvu abantu bashingiye kuri ibyo ngibyo, abantu bashingiye ku mirimo y'intoki zawe, ariyo mpamvu mu gihe nk'iki ngiki bongeye kugutabaza, ariyo mpamvu twongeye kukwiringira, ariyo mpamvu dukomeje kuguhanga amaso. Mwene data we yarafashije, waravuga ngo ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbirira ku manywa ndetse na nijoro. Natwe tuguhanze amaso, natwe turagutumbiriye, natwe turakwiringiye mu bihe nk'ibi ngibi, natwe
ndakwiragije ngo ukomeze ubane na bene data yaba badutumye mu gihe nk'iki ngiki ngo tuzabasengere, tukweretse abaduhaye ibyifuzo bitandukanye, tukweretse abadusabye ko tuzabasengera, tukweretse ndetse n'abandi batabitubwiye kandi bafite ibibazo bitandukanye. Ukomeze ubane na buri muntu wese, niba uzi ikimukwiriye kandi niba uzi icyahaza umutima wa buri muntu, niba uzi icyo umuntu agushakaho kandi nawe niba uzi icyo ushaka ku muntu, kubera ko icyakuzanye mu isi kwari ukugira ngo uzaronke abantu, kwari ukugira ngo uzaronke abantu. Ariko abantu baragukeneye kubera ko amakuba ni menshi, ibigeragezo ni byinshi, intambara ni nyinshi, ibibazo ni byinshi kandi bikomeje kwisukiranya. Ariko Kristo niwe wababera ubuhungiro, niwe wababera ubwugamo, wababera umutaka, nk'uko mwene data yerutse kubivuga. Nawe urabyihamiriza, uravuga ngo uri igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi, uri igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi. Turi kuri uyu musozi, turi hano hantu, tukweretse buri muntu wese umusange kandi umugirire neza, ineza yawe ikomeze igaragare, ubuntu bwawe bukomeze busage, bakomeze babone imirimo y'intoki zawe, bakomeze babone kugira neza kwawe Kristo, kugira ngo abantu bakomeze kwizera kuko wari uri kera n'uyu munsi ari kuri. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wagira icyo wakora, wagira icyo warema, wagira icyo wahindura, wagira ibyo wakubaka, wagira imitima wasana, wagira imitima warema bundi bushyashya, waremera abantu amateka mashyashya, abantu wakongera ukabubaka kandi baba bubakitse. Mu kano kanya komeza ubane na buri muntu wese, umushyigikire, ineza yawe ndetse n'imbabazi bikomeze bitugirirweho none ndetse n'ibihe bidashira. Tubisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amen. Shalom shalom. Tubanje kubasuhuza aho muri hose. Imana y'amahoro ikomeze guhabwa icyubahiro. Tukomeje tubabwira ngo Imana ikomeze ibane namwe kandi bashyigikire. Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ikomeze ibane namwe muri byose, Imana ikomeze ibahire. Uyu munsi rero turi mu bihe byiza byo gusenga, ndagira ngo tuze kuza kuganira ku byo Imana yashyize ku mutima wacu. Imana ishimwe. Reka mpagarare maze tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko mbanje gusuhuza abantu bose badukurikiye, baduteze amatwi aho muri hose. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana maze twumve icyo Imana yashyize ku mutima maze turiganiriremo. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 30, turasoma duhereye ku murongo waho wa 22 tugeze 24 maze tuganire. Bibiliya ivuze ku cyitira amagambo iravuga ngo Rasheli abyara Yosefu. Imana yibuka Rasheli iramwumvira, izibura inda ye, asama inda abyara umuhungu, ati Imana inkuyeho igitutsi. Umwita Yosefu ati Uwiteka anyongere undi muhungu, amen. Ndagira ngo kano kanya mwene data, ndagira ngo tuganire kuri aya magambo maze wumve icyo Imana yashyize ku mutima yawanjye, maze wumve ubuhanuzi icyo Imana yashaka kuvugana nawe. Bibiliya iratubwiye ngo nuko ngo Rasheli ngo Imana ngira mwibuka, ngo izibura inda ye, arangije abyara umwana w'umuhungu ngamwita Yosefu. Ndagira ngo nkubwire uyu muntu bita Rasheli, iyo usubije amaso inyuma, iyo usomye Bibiliya ruguru ikubwira ko uyu muntu bita Rasheli ngo yari amaze igihe kirekire, ariko ngabwira umugabo aramubwira ati ntabwo bishoboka, none genda ujye kubyara, njye ntabwo nkibasha kubyara. Arangije kubireba aragenda ngabyarana n'abandi. Ariko se kintu nshaka kubwira, ndashaka kubwira uyu munsi ijambo rivanga Imana ikwibuke maze gukureho igitutsi. Mwene data unkurikiranye, birashoboka cyane ko ku musozi utuyeho waba uri igitutsi, birashoboka ko ahantu waba ugenda waba uri igitutsi, birashoboka ko ahantu waba uvuka waba uri igitutsi, ariko Imana ikwibuke. Imana ngo yibuka Rasheli, irangije kumwibuka ngo izibura ye inda y'ibyara, Imana imukuraho igitutsi cyo kutabyara. Mwene data, iyo ugiye kureba usanga ngo mu gihe cyashize ngo yabanaga n'umugabo we ariko atabyara. Mwene data, kutabyara ni ikigeragezo, kutabyara ni ikibazo gikomeye cyane, ariko tubisanishe n'ubuzima bw'iyi minsi. Wibaze ikigeragezo we waba ufite ikigeragezo cyo kutabyara.
waba ufite ikigeragezo cyo kutabyara, waba ufite ikigeragezo wowe ubwawe wenda cyo kuba ucuruza ugahomba, n'icyo nacyo ni igitutsi. Waba ufite ikigeragezo cy'uko abandi baburiye, abandi barimo barabanira, wowe wahaburiye. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Birashoboka cyane yuko waba ufite igitutsi cy'uko abandi bantu, iyo ugeze mu bandi bantu batangira kukuryanira inzara, icyo nacyo ni igitutsi. Birashoboka ko waba ufite igitutsi cyo kuba ubwawe nta kintu ufite, ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo Imana yibuka Rasheli, izibura inda yibyara, ngarangije asama inda, abyara umwana w'umuhungu amwita Yosefu. Mwene data, ndagira ngo Imana nawe ikwibuke maze gukureho igitutsi. Imana igukureho igitutsi. Mwene data, nshuti y'umusaraba, birashoboka cyane iyo umuntu akurebeye mu yindi shusho, Bibiliya iratubwira ngo, aragije aramubwira, nawe si uko mu buzima busanzwe utegeze ugerageza kugira ibyo wakora. Wasanga wenda nawe warabonye amafaranga, uravuga ngo reka ngende njye gucuruza nk'abandi ndebe ko nzunguka, urangije urahomba. Abantu batangira kuzaba bavuga ngo nguriya niko byabaye, ubikora rimwe ubikora kabiri uhomba. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo Imana yibuka Rasheli, Imana ikwibuke, Imana ikwibuke. Nawe ihira intoki z'ibirenge byawe, ihira intoki zawe, ihira intoki z'ibiganza byawe, nawe ugira icyo wakora bikunde. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mwene data wumve bino bintu, ndagira ngo wumve bino bintu. Birashoboka cyane yuko aho waba ugenda cyangwa aho waba wiburirwa byaba ari ikibazo gikomeye cyane, ariko uyu munsi ndagira ngo utangarize ngo Imana irongeye irakwibutse, Imana irongeye irakwibutse, Imana irongeye irakwibutse. Imana isubije gusenga kwawe, Imana yumvishe gutaka kwawe, Imana yumvishe agahinda umaranye iminsi, irakwibutse, nawe irongeye iraguhiye. Ejo bundi umuririmbyi yaririmbye ngo Imana iratwibutse, iratwibutse yo kabyara, iratwibutse tumaze umubabaro. Imana ikwibuke, nawe yongere iguhire, Uwiteka yongera kugenderere, Uwiteka yongera gukureho igitutsi. Iyo abantu bakurebeye mu ishusho y'ejo hashize, iyo abantu bakurebeye ejo hazaza, babona ntabwo ari batangira kubwirana amagambo akomeye, bakavuga ngo ese yaba yarakubiswe n'Imana. Abantu bakavuga ngo niko byahoze, ngo niko yabaye, ngo nimumureke yumve. Ariko ndagira ngo utangarize, iyo dusenze mu ijuru dufite Imana ijya ibasha kutwumva. Umuririmbyi yaravuze ngo kandi iyo dusenze iratwumva. Imana yongera ikwibuke, yongera ikumva, igukureho igitutsi. Imana yagukuraho igitutsi cy'imiryango, Imana yagukuraho igitutsi, igisuzuguriro cyo kutabyara, Imana yagukuraho igisuzuguriro cyo kudashaka, Imana yagukuraho igisuzuguriro cyo kudakora ntibigende, Imana yagukuraho igisuzuguriro cyo kuba wowe ubwawe utagira icyo kwambara ndetse n'icyo kurya. Imana igukureho igitutsi, Imana igukureho igitutsi cyo kuba udafite ibyo kurya kandi abandi barimo barabimena, icyo nacyo ni ikindi gitutsi. Ariko ejo bundi nasomye inkuru zirambwira ngo abantu ngo barangije ngo bari kugendana na Yesu, ngo bahura n'impumyi, ngo bamaze guhura n'impumyi batangira kubazanya, ariko baza kubaza Yesu, baramubaza ngo none uko tumureba yaba ari icyaha yakoze? Birashoboka ko abantu bajya bakurebera muri iyo shusho, bagatangira kubazanya, bagatangira kongorerana, bagatangira kubwirana ngo ese yaba ari icyaha yakoze gituma adatabarwa, yaba ari ikibazo yaba afite cyo kubasenga ariko ntasubizwe. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni uko imirimo y'Imana yagira ngo yerekanirwe muri wowe. Imana yagira ngo ikuremere ubuhamya bwa none n'ejo hazaza, kugira ngo nuramuka ubashije kugenda wowe uduteze amatwi, wowe udukurikiranye, ejo uzavuge ngo ngiyi imirimo y'Imana. Ujye uririmba nk'uriya mugore, uvuge ngo nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya, kandi guhura na Mesiya ntibisanzwe, uwahuye nawe. Imana igukureho igitutsi inshuti yanjye, Imana igukureho igitutsi. Nari nkuzaniye ubuhanuzi, ubu ni ubuhanuzi bukubwira ngo Imana igukureho igitutsi, Imana igukureho igitutsi mu buzima aho wirirwa, Imana igukureho igitutsi aho utambuka, Imana igukureho igitutsi aho wirirwa ugenda, Imana igukureho igitutsi mu kazi, Imana igukureho igitutsi cyo kuba utabona akazi, Imana igukureho igitutsi, Imana igukureho igitutsi. Imana irakwibutse rata nshuti yanjye,
Imana irakwibutse. Umuririmbyi nakubwiye ngo yaravuze ngo iratwibutse yo kabyari tumaze umubabaro. Imana ikwibuke muri uyu munsi. Imana yongere ikwibuke, Imana yongere ikugenderere, Imana yongere igusure, ariko Imana yongere igukureho igitutsi inshuti yanjye. Imana igukureho igitutsi cy'abantu, Imana igukureho igitutsi cy'amagambo, Imana igukureho igitutsi cyo gusebanya, Imana igukureho igitutsi cy'amazina bakwise, Imana igukureho igitutsi cyo kuba wowe ubwawe udashaka, Imana igukureho igitutsi cyo kubutubaka, Imana igukureho igitutsi, Imana igukureho igitutsi. Nari nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Imana igukureho igitutsi. Imana igukureho igitutsi. Ejo bundi nari ndimo ndasoma inkuru z'umugabo bita Hamani. Ndimo ndazisoma, ijambo nakuyemo numvise ijambo rivuga ngo abanzi, uwari umwanzi we niba wamugiye inyuma agenda avuga ngo uw'umwami akunze kubaha, uw'umwami akunze kubaha. Nawe Imana igukureho igitutsi uyu munsi, Imana igukureho igitutsi, Imana igukureho igisuzuguriro, Imana ikuremera andi mateka mashya, Imana yongere ibane nawe mu gihe nk'iki ngiki. Wongere ubone gutabarwa kw'Imana, wongere ubone ukuboko kw'Imana, wongere ubone ibyiza Imana itanga, wongere ubone imigisha yo mu gakiza k'Imana, wongere ubone kugira neza, wongere ubone gutabarwa, wongere ubone gufashwa, wongere ugire guhemburwa mu buryo bw'umwuka, wongere ugire guhemburwa mu buryo bw'umufuka ndetse n'uburyo bw'amafaranga. Imana yongere ikwibuke, igukureho igitutsi, Imana igutabare. Tugiye gusengana rata, tugiye gusengana, ariko nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana igukureho igitutsi aho wirirwa, Imana igukureho igitutsi mu bubana nabo, Imana igukureho igitutsi aho wirirwa, Imana igukureho igitutsi aho usenga, Imana igukureho igitutsi aho uteranira, Imana igukureho igitutsi mu bintu byose, Imana igukureho igitutsi. Tagira ngo dusengane inshuti yanjye, ndagira ngo dusengane mwene data, ariko Imana yampishuriye ibintu bikomeye. Yampishuriye isenyuka ry'ingo, ingo zirimo zirasenyuka. Imana inyereka ingo zirimo zirasenyuka, ariko ikomeza kunganiriza. None Imana irambwira ngo Imana yaremye umugabo, imaze kurema umugabo imugira umutwe w'urugo. Imaze kumugira umutwe w'urugo, irema umugore nawe imugira umutima w'urugo. Ariko muri ino minsi abantu bamaze kwibagirwa, bamaze gutarara, bibagirwa iby'Imana yavuganye nabo. Ndagira ngo ngutangarize, nagiye kubona ingo nyinshi zirimo zirasenyuka. Abantu mukunda kuvuga ngo ingo zarasenyutse, ingo ni nyinshi, ariko abantu ntibatabaho gusenga ndetse no kongera kuganira no kugarura urukundo mu ngo, ahubwo ingo zigiye gusenyuka ari nyinshi, ingo zigiye gusenyuka ari nyinshi. Ariko ndagira ngo ngutangarize, ni muri iryo yerekwa Imana yanyeretse ibintu bikomeye. Yanyeretse ko abantu bakwiye kongera kugaruka, bakwiye kongera kugaruka. Ndagira ngo ngutangarize inshuti yanjye, abantu bakwiye kongera kugaruka, bakongera bakubaka ubumwe bw'umuryango. Wowe uri kubona urugo rwawe rugiye gusenyuka, ongera ugire icyo wakora, wongere usenge, ongera uhamagara Imana, kuko Imana yanyeretse ko ntabwo ari iki ngiki cyo kugira ngo ingo z'abantu zisenyuke, ariko uri buze kuza kugira uburangare, urugo rwe ruraza kuza gusenyuka, uri buze kuza kugira uburangare, urugo rwe rurasenyuka. Ariko uri buze kuza kuba maso, akabera maso urugo rwe ntabwo igihe cyo gusenyuka ari iki ngiki, ntabwo urugo rwawe igihe cyo gusenyuka ari iki ngiki. Nari nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Imana ije kukubakira urugo, ariko ije kukubakira urugo urubereye maso. Ndi kukubwira ko urugo rwawe ntabwo igihe cyo gusenyuka ari iki ngiki, ntabwo igihe cyo gusenyuka kwajya ari iki, ariko urasabwa kurubera amaso. Ndagira ngo nguhanurire we mukobwa, bazinze, barakuzinze, ntibashaka ko uzegera ushaka. Imana yavuganye nanjye rata mwene data, Imana yavuganye nanjye ngo iciye urwo ruzingo rwo kudashaka. Imana ikuyeho uruzingo rwo kudashaka, Imana ikuyeho uruzingo rwo kurambagizwa n'umwe ukarambagizwa n'undi, akagenda utabizi kandi utabigizemo uruhare, kandi nta kosa wigeze ukora. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo ikuyeho urwo ruzingo kuri abo bakobwa bameze batyo. Ndagira ngo ntangarize, hari umumama ngira ngo mpanurire. Ni umumama nagiye kubona mbona afite uburwayi amaranye iminsi. Ubwo burwayi afite amaranye iminsi arimo arahenda Imana, arimo arayibwira ngo uramutse unkijije nazagukorera.
ndagira ngo nkubwire ngo Imana yumvishe gusenga kwawe uyu munsi. Haguruka kuri icyo gisasiro maze ugende nawe uririmbe uvuye ngo nahuye na Mensiya kandi guhura nawe ntibisanzwe. Ndagira ngo ngutangarize rata, ndagira ngo nawe nguhanurire maze ubundi dusenge. Birashoboka cyane ko wajya kubona nta nzira. Birashoboka ko wajya kubona nta mikorere, wabona gukora ibintu bigende, wabonaga ujya ku kazi ukadepoza abandi bakabona akazi we ntukabone, wabona akazi ukajya ariko ntukamareho igihe. Ariko nkuzaniye ubu buhanuzi, Imana yavuganye nanjye irambwira ngo ikuyeho abantu igitutsi. Imana ikuyeho abantu igitutsi, Imana ikuyeho abantu igitutsi cyo gusuzugurwa no kutabona akazi ndetse n'ibindi byose. Imana yavuganye nanjye yuko igarutse gukora uko yari iri kera n'uyu munsi ari kure. Iri izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mwene data nshuti yanjye, tugiye gusengana. Ndagira ngo uzamure kwizera maze dusengane, tubwire Imana ngo ibyo wavuze no kubikora uzabikore. Mwene data senga dusoza, reka ntambutse ino message ikomeye cyane. Nagiye mbona Satani amanuye umwuka wo gusenya ingo cyane, ariko muri izi ngo mbona izi ngo zigiye gusenyuka n'ingo n'ubundi zagiye bashakana ariko bubakiye ku marozi. Izo ngo zubakiye ku marozi, niyo mpamvu mubona intambara ndetse no kwicana bikomeje kwiyongeranya. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ntabwo izo ngo Imana izirimo, kubera ko bakoze ibyo Imana itavuganye nabo. Imana ivugana nanjye irambwira ngo ntangarize abantu ko izo ngo z'abantu bashakanye bubakiye ku bintu bimeze bityo, yuko Imana itari kumwe nabo kandi ko atari yo yabubakiye. Ndagira ngo ngutangarize mwene data, wewe wubakiye kuri ibyo bintu, wewe wakoze ibyo bintu. Reka ntange n'iyi message yindi ubundi mbivugire rimwe. Ndagira ngo ntangarize abo bakobwa. Nagiye kubona mbona abakobwa benshi barimo barajya mu barozi, barimo barajya mu ngo ni abavuzi ba gakondo, bagiye gushaka ngo imiti ngo kugira ngo bakundwe n'abagabo, bajye gukundwa n'abagabo. Ndagira ngo ubwire mushiki wanjye, ndagira ngo ubwire mwene data, ibyo bintu byose ugiye gushaka n'ubundi birashoboka ko bishobora gukora, ariko ntabwo urwo rugo rwawe Imana yarambwiye ngo ntabwo urugo rwawe Imana irurimo, kuko nta mahoro uzegera ubona. nta mahoro uzegera ubona. Ushaka waba amaso ugategereza maze inkoni igahira igihe ukarya iby'Imana yaguteguriye, ukareka kujya gushaka abo barozi, kubera ko Imana yanyeretse ingo z'abantu nyinshi zisenyuka, inyereka abantu benshi bari gusenya, ariko ngiye kubona mbona ikiri kubitera n'amarozi menshi, n'amarozi akubaka. Ntabwo zubakiye ku gushaka kw'Imana, ahubwo zubakiye ku mbaraga z'abarozi ndetse n'abapfumu. Ntabwo Imana zirimo, ushaka wagarukira aho ngaho, kubera ko urwo rugo nta mahoro uzegera urugiramo. Nagiye kubona mbona ubundi buhanuzi bukomeye. Abantu benshi babaza iminsi bavuga ngo bafunze insengero. Nagiye kubona mbona hafunzwe izindi nsengero nyinshi cyane, izari zifunze, n'izindi zitari zifunze barazifunze. Bene data mwongere musenge kandi mube maso, kubera ko nongeye mbona izindi insengero zifungwa. Negiye kubona abantu babuze kuntu basenga, abantu bari kujya gusengera ahantu kure, insengero zifungwa. Mureke dusenge mu gihe nk'iki ngiki. Imana ikomeze ibane na buri muntu wese. Uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka muri byose, uri umukozi w'umuhanga. Abantu bawe mbahaye message nk'uko wabimbwiye, ntacyo nkuyeho nta nicyo nongereye, ariko ndakwinginze ngo gukora n'ukwawe, ukore uko wabigennye kandi uko wabigambiriye. Buri muntu wese abone neza yawe, buri muntu wese abona amaboko yawe, kuko amaboko yawe ni magari. Buri muntu wese muhire kandi uganze kandi utegeke icyubahiro kibi cyawe, ndetse no mu isi ndetse no mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.